Yes, reka tubifurize rero kugubwa neza ndetse no kumererwa neza cyane aho muherereye ari hose inshuti bakunzi ba Top Kivu News. Nizere ko mumeze neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Natwe twaramutse neza cyane rero turazindutse mu makuru akomeye cyane. Ubu tuvugana hari amakuru atugezeho hagati ya Felix Antoine Tshisekedi ndetse na General Sultan Makenga, umugaba mukuru w'igisirikare cyama 23. Hagiye kugaragara ninde musirikare uzi gukina politike, ninde mucuruzi uzi gushaka abakiriya. Turaje byose tubirebere hamwe muri aya makuru bwana Fils. Yes, njyewe rero ndatangira nibwirira abantu babwire ngo nimba hari umuntu ubishaka anyoherereze ifoto yiwe ayishyire kuri WhatsApp ku rubuga rwacu rwa WhatsApp, yego, cyangwa se yandike muri WhatsApp ambwire ngo binkorere ibyo gusa. Ubwo nawe uvuga ngo binkorere, njyewe ubwo ndajya kuri iyo foto yawe, ariko kuri iyo ntuze uraba washyizeho kuri WhatsApp yawe ugerageze ushyireho ifoto yawe ku buryo nyikuraho. Ninyikuraho ngenda kuzanira video yawe uri gushyingura Wiringoma cyane. Njyewe ndaza kukuzanira ifoto yawe tena ko video ndaguha video yawe uteruye umusaraba cyangwa se uteruye imva cyangwa se uri gushyira ibyondo kumva ya Wiringoma, cyangwa se uri kuvuga speech nyuma yo gushyingura, cyangwa se uri no kuvuga speech uri kuvuga ngo twamukundaga n'iki byose. Njyewe ubinyandikire umbwira ati binkorere gusa, ariko mentioning ko washyize ifoto yawe kuri profile cyangwa se ushyiremo ifoto yawe ya group ya WhatsApp mbwira ati nkorera video imeze yo gushyingura Wiringoma. Rwose iyo video uraza kuyibona neza cyane mu mashyamba, ngo mu mashyamba uyu mugabo ugeze ashyingurwa. Ibintu muri kumva rwose nibihuha. Zira video nabonye bari kuzana muri ariko aba video abakunzi bacu barasobanutse. Abantu tubana mu rubuga video namwe ndakeka mwabonye babibonye no muri group no video ndaza kuyishyiramo baze kuyibona. Hari yindi mbonye hano kano kanya yindi y'abasirikare se ariko bari n'abasirikare rero n'abasirikare bari FARDC nta Wiringoma muri maho ngaho. Iryo ni ishingurwa ryabayeho muzakatanga, ariko ntago oya turashyiramo nabo baze kureba. Oya hano harimo na AI nayibonye hano harimo AI imeze nk'iya Wiringoma se. Yego. Yes, ngayo nguko rero turaje tubigarukeho neza ibyibi ngibi. Yumve turayambara kuriya ibyibi ngibi ibyo mu mashyamba hafi aho ngaho turaje turebe uburyo ki ibi bintu byifashe, n'uburyo biri gukorwamo n'ikese koko nibyo cyangwa si byo, n'uburyo Kinshasa yamaze gukora yakoze ibishoboka ibyo ari byo byose ngino bakwirakwize kino gihuha bajye mu baturage babumvisha ukuntu Wiringoma yapfuye. Ubundi Kinshasa yo yigeze ishyira hanze uretse ku mbuga nkoranyambaga zigera nko kuri 3 cyangwa se hano uriya Badorama niwe nabonye wabivuzeho ngo bashyinguye Wiringoma. Mbona na hano mu Rwanda kuri ma YouTube babivuze, ariko twebwe ntago twigeze tubivuga, nta n'impamvu yo kubivuga twebwe biriya wapi, kuko amakuru dufite nuko ariko se Kinshasa bigeze ku mbuga zabo nkoranyambaga ko ikintu cyose bakora bigamba bigeze babitangaza wapi. Ese M23 yasohoye iryo tangazo bavuga ngo bamushyinguye nta na rimwe, ahubwo ejo hari byo Raburesi Kanyuka yanditse. Yego, haraze kubivuga. Yego, hari akantu gatoya nshaka kukwibariza ngo M23 nyine ndi kumva babivuga ku mbuga nkoranyambaga za YouTube ku bantu bakomeye cyane ngo bamushyinguye mu mashyamba ngo yazawarikare ngo mu cyubahiro ngo ndetse ariko ngo mu ibanga rikomeye ngo mu buryo bwo kwirinda musobanukirwe ngo mu buryo bwo kwirinda ko igitero cyaza ngo cyagaba ngo bakigaba ngo mu baturage ngo kikabahitana bose. Ese abagiye kumushyingura wari kareho none urugamba rukomeye cyane. Amakuru bo bayamenya bate? Kinshasa ntiyamenye kandi ese Kinshasa kongera kohereza drone n'abagiyeyo nabikabantura byabananiye cyo rwose kiri gukwirakwiza. Ese kuki bahisemo kumushyingura n'ubundi aho urugamba ruhinamiranye cyane hano muri Rubaye? Aha, reka ayo makuru turaje tubibabwire neza akantu kandi nta na kamwe dusize inyuma. Nanone kandi Antoine mwuka byara Antoine Felix Trump si wowe wivugiye ngo abanyekongo ni abantu babi cyane. Ibyo bintu simubizi cyane rwose barabizi.
si we yavugiye ngo nibwo ngo nabonye ngo igihugu kigira ubuyobozi bubi n'abaturage babi ndetse akanahamagarira abaturage b'i Kinshasa ati kukimwemera ubuyobozi nk'ubu bukabayobora. Yego ibyo byose rero ndaje mabwe Trump ashobore kuba atarabeshye ariko ku kintu cy'ubuyobozi bubi Trump rero ngo bimeze bite igihugu kiwe koko ashobore kuba agiye kucyoreka ese pasi Trump yoreka igihugu cye se oya Tshisekedi agiye koreka igihugu kiwe reka mbinyuze muri aya magambo ndamutse mbonye nk'abaturanyi banjye hari umuntu uje nzi ko bafite ikibazo cy'ubukene nanjye mbufite nkabona agiye mu gipangu kimwe aravuze ati mwakira amafaranga yo gukemura ibibazo byanyu bakayanga bakajya ku wundi nawe bakamuha amafaranga cyangwa se bakabaha n'ibiryo bakabyanga bakajya ku wundi umwe babiri batatu bane batanu bakabyanga njyewe ndinde wo kuzemera amafaranga mbona abandi banze byose rero turaje tubive imuzi n'imuzingo aya makuru tubahayemo ikaze reka tuyarambure kandi tubashimiye yuko hari n'izindi camake nyinshi cyane turi bugarukeho ahangaha nari nateguye ntavuzeho ko turaza kugaruka kuri telefone yaturutse hano mu gihugu cy'u Rwanda ihamagara muri leta zunze ubumwe za Amerika. Hari amakuru rero yaturutseyo ku bihano byari bufatirwa u Rwanda byahagaritswe bimeze bite. Ibi ngibi ni ibintu bishenguye uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye bishengura uwitwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi aravuga ati Trump umugambanyi mubi cyane mu gihe nari nkwitezemo intsinzi urampemukiye ku buryo bufatika. Ndaje tubabwire rero iyo telefone yavugaga iki bimeze bite ariko kandi natangiye mbabwira yuko Sultan Makenga ndaje mbigarukeho ni nako kandi ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi gikomeje gutabaza Bikira Mariya umwami udusabira navuga ati umwami w'abantu bakomeje kwinginga bavuga ati Bikira Mariya rwose dusabire ku Mana udukure muri aka kaga gakomeye cyane ku rugamba ruri kubera hitwa Sange Katogota na Ruvungi. Ndaje mbabwire ibyahabereye ibintu biri kukomeje kugenda bihabera mwishyano rikomeye cyane muri Pwezero n'utundi duce tugiye dutandukanye two muri Kivu y'Amajyepfo ni nako kandi turuze kugaruka mu bindi bice cyane byo muri Kivu y'Amajyaruguru tubabwire uko byifashe ayo nguko birarangiye nibyo ngibyo tugiye kugarukaho ariko turaza no kugaruka mu gihugu cy'u Burundi tubabwire ibyo Evariste Ndayishimiye akomeje gukorera abarundi n'abarundi kazi ni ishyano rikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ubukene bumeze nabi papa noneho abantu bashije inshamake zirarangiye okay rero mw'abantu tubahaye ikaze mu makuru arambuye kandi tubashimiye yuko mumaze gukora kuri like kugira ngo amakuru akomeze kugenda akwira ndetse no kubandi bose. Bwana Pacifique turambure amakuru yacu dutangira ubabwira uko byifashe hafi aho ngaho. Aha turaza guhera ku makuru mabi ku makuru reka duhere ku meza reka duhere ku meza turaza gusoreza ku bikomeye cyaduhere ku bikomeye dusoreze ku byiza. Reka rero duhere ahangaha byose se n'umundi kahanini abari ibyiza n'ibibi bivanze hano. FRDC bayikubitiye ahantu bita muri Rubaya irahunga baza kugaruka mu nyuma bagira gute batwika amazu y'abaturage. FRDC ku munsi w'ejo M23 hano muri Rubaya kugira ngo urugamba rwose mwararubonye 23 ifite umujinya n'undi w'ubusa kuba barabahushisha 23 irimo irarwana umukukuzo hano muri Rubaya mwabonye uducejo twagiye tubabwira twinshi yagiye yisubiza hagati aho nyuma y'uko bakubiswe bakerekezwa hiryo mu mashyamba yo baturutse ndetse n'ahandi henshi M23 igasubira muri twa duce twose yahoranye ahangaha icyo bakoze nta kindi baje aba basirikari nimba ari amabandi nimba ari ibiki nimba ari n'ubugome buki nimba ari uwabatoje yarabatoje akababwira ati mu mategeko ya gisirikari harimo ko iyo utsinzwe ugomba kugaruka ukihorera ku baturage simbizi mwaka byaramo. Rero aba basirikari nyuma yo gutsindwa gukomeye cyane n'ikimwaro umukuru wabo yarangiza akababwira ati barimo barabica cyane bakabica n'abakuru banyu mu gisirikare. Ejo murabizi hari n'uwundi mu koroneri nawe wishwe bita uko ishaka mu kimwaro gikomeye bari kugaruka kwihorera ku baturage bahari bakagira gute bakabatwikira amazu yabo Pacifique. Ibi nanone kandi birahurirana na Kisekedi nawe
wavuze yuko adakeneye amahoro ahubwo akeneye iki imirwano ndetse nanone ngo akaba anavuga yuko ngo bagomba kwambura abaturage iki ibintu byabo ubwene gihugu uriko bw'abavuga ikinyarwanda abo mu bwoko bw'abatutsi abanyamurenge bose ari bose no kuvuga ngo ubwene gihugu abazambwamburwa n'abantu bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abanyamurenge n'abitwa bose kandi noneho rero aba b'inkoramabi bari kuza bagatwika amazu y'abaturage ku rwego ruri hejuru. Ubundi dore ukuntu byagenze byabaye ku munsi w'ejo ku masaha y'umugoroba ku isaha 9 z'amanywa nibwo ibi bintu byakozwe bikorwa n'abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa mu rwego rwo gutera ubwoba abaturage no kubakanga ngo bahabuke bumve ko nta kizere bafite cy'ubuzima bwo kubaho. Hatwitswe amazu menshi ashoboka. Ibi ngibi nibyo Lawrence Kanyuka yanditse ku munsi w'ejo avuga ati ibi ni ibikorwa biteye isoni biteye ikimwaro kubona Kinshasa abaturage yakabayirinda ariyo iri kubivugana none ikanabakorera iyicarubozo nk'iryo ngiryo ryo gutwika. Ejo yasohoye itangazo igaragaza reka tuhite tuhavira rimwe naringiye kubanza gusobanura abangaba batwitse aya mazu baje no gufatwa ntago ndi buhatinda aho ngaho aba batwitse aya mazu. Rero ejo nanone n'ubundi muri uyu mujyo yagaragaje itangazo ivuga yuko ngo ese ubu ni butegetsi iki buza bugatwika inzu z'abaturage gutya umuturage bakamusenyera inzu yiwe yubatse baranabigaragaza ayo nguko rero. So nari nkiri kuvuga yuko aba bafashwe babajijwe impamvu batwitse aya mazu batwitse aya mazu y'aba baturage bavuga ko bahawe itegeko n'umuyobozi wabo wari ubayobowe witwa Mutayomba arababwira ngo mujye muza kwa muri guhunga musige mutwitse ayo mazu munakanga abaturage mubabwira yuko nta kizere n'ubundi bari buze kugaruka bakirukana M23 ko ibyo bakoze n'ubundi batari burekere kubikora. Ibi rero byatumye M23 ifata umwanzuro ukakaye ubu tuvugana mu masaha mu gitondo kuva uyu munsi urugamba rukomeye cyane rwibasiye ingabo za leta zose za Kinshasa mu bice bya za Rubaya. M23 yacanye umuriro ndetse iri kubima akanya ko guhumeka ku rwego rukomeye cyane. Amwe mu makuru ari kutugeraho avuga ko M23 mu buryo buri official yamaze gusubiza ingabo za leta inyuma kure iyo zaturutse kugeza amaginga bamwe bakaba batangiye kwisubira muri territoire ya Walikale. Bivuze ngo Tshisekedi na Neva nga Tshisekedi na Makenga nakubwiye ko nari kare ntangira amakuru nakubwiye ngo haraza kugaragara umunyapolitiki haraza kugaragara umucuruzi uzi gushaka abakiriya benshi haze no kugaragara umusirikare uzi no gukina politiki. Ibi rero tukabijyanisha na telefone yahamagaye ejo hano mu mujyi wa Goma hamagara kwa General Sultan Makenga ngira ngo tware bibabwiye maze Trump asaba Makenga gukura ingabo ziwe ahangaha muri Rubaya. Bisa nkaho bimusunikiye noneho kubabwira ati reka ingabo noneho tuzongere turwane kuri Rubaya. Mbaza ngo rero ngo byagenze gute ahangaha mu masaha mu gitondo nta wamenye ibyarenze kuri ibyo gusa amakuru yatugezeho nuko bababwiraga ngo nakuri ingabo ziwe muri Rubaya birangira ahubwo kugira ngo akuremo ingabo ziwe zikuyemo abasirikare ba FARDC ndetse na coalition yose yari yahatatse ubu tuvugana bakaba bamaze kubigiza inyuma kugeza amaginga ya nta kintu barongera kuvuga na kimwe kandi amakuru yabagezeho. Ahangaha Tshisekedi rero wari wakinnye diro na Trump yamaze kona ingabo ziwe zivuyemo atangira kwikoma Trump aravuga ati Trump urangambaniye bitewe n'ira telefone yo mu Rwanda nayo yahamagaye muri leta zunze ubumwe za Amerika kubera ko Tshisekedi yari yiteze ko M23 bayikura Rubaya u Rwanda bakarufatira ibihano ibintu bikata bibabarika ngakabona uburyo ki aza kwisubiza ibice byose kuko avuga ko umufatanya bikorwa ukomeye cyane wa M23 ari u Rwanda. So muri make rero urumva ko Tshisekedi asa n'uwarangije ahantu hose. Yego. Mu yandi makuru ngaho dukomeze. Komeza nandi rero. Mu yandi makuru rero ari kutugeraho twite tuvuga ku byabereye hano muri Walikale n'ubundi twite tubivuga nabyo hano muri territoire ya Walikale ni imwe muri territoire zikomeye cyane ahanini ziba zituwemo ziri gukorerwamo uburyo bwa gisirikare nyine hari gukoreramo aba ba mercenaires no kuvuga ngo harimo abacashuro hakabamo ingabo z'Ufaransa hakabamo ingabo za Angola hakabamo kandi ingabo z'ababirigi ndetse na FARDC na FDLR. Muri make rero ubu tuvugana uvuze ingabo z'ababirigi z'abafaransa FARDC abacashuro nyine ngiye icyo nshatse kuvuga ku ngabo z'abanyengora Angola za Angola. Ejo hari abanyamakuru babiri narindi kumva bari kuganira twari turi kumwe
noneho umwe baramuhamagara ahamagarwa n'umusirikare wo muri M23 nanjye ndavuga tereka niyumvira iki kiganiro bari kuganira hari icyo nakuramo uzi uwo musirikare ikintu yamubwiye yaramubwiye uwo umunyamakuru yabajije uwo musirikare amaze ese ko ndi kubona ingabo za Angola zije none ibintu ntabwo bigiye kuba nabi kurushaho kuno no muri Rubaya zigiye kuhaza undi aramubwira ati ugende usubire inyuma mu mateka urebe y'ibyo twakoze uzareba ese ni rimwe twabakubise ni kabiri twabakubise cyangwa se ni gatatu ati ntibibagirwe ati ikindi nanone nushaka ugenda ubabaze tugenda ubabaze Angola ugenda ubaze Sadek ese iyo Angola ingabo yohereje zirenze zo Sadek yazanye n'igikoresho yazanye uko basubiyeho ntibababonye rero nibyo M23 uri kubakorera abantu rero mwakekaga ko Warikare itazongera kwisubizwa na M23 amwe mu makuru akomeje kugenda agaragara n'ibimenyetso byerekana bica amarenga yuko M23 mu bushobozi bwayo buke buringaniye ishobora kuza kongera kwisubiza ino territoire ya Warikare amakuru ari kutugeraho nuko agace ka Pinga kibasuwe n'imirwano aho bushobozi buke bwa M23 mu bushobozi buke Kinshasa ikeka kifite M23 igomba kubereka yuko igomba gufata Kinshasa ikeka ko M23 ifite ubushobozi bukeya ubwo bushobozi buke bwabo rero nibwo bari gukoresha bafata ibice birimo ingabo za leta birimo kwa Risingamko angara niho ndi kuvuga ko abo bakeka ko bafite ubushobozi buke bagiye kubereka ko bafite ubushobozi burenze ubwabo bwo gufata ibice kandi ari bake cyane atari kugenda umuroromo nkuko abasirikare ba Kinshasa bose bagenda angara niho makenga rero agaragariza ubudasa hagati ye na Kisekedi hakayitaboneka umuseviri wari si byo se umusirikare n'umusevire burya baratandukanye n'ibyo bakora ntago biba ari bimwe no kuvuga ngo rero kugeza amaginganga makuru ari kutugeraho bwana Fisi nuko hari igitero kidasanzwe cyakozwe n'iza Sarambwe nyuma yuko ku munsi w'ejo bari bagerageje gukora ibishoka ibyo ari byose kugira ngo bagaragarize bano bafaransa ko bafite imibiri nabo yapfa bafite imibiri yakinjirwa n'isasu barasama bageze muri batandatu ku ruhande rw'ababiri ndetse n'urw'abafaransa barangije babambira ubusa babarambika ku mihanda aho umuhisi n'umugenzi yababonaga akavuga ati ese aba nabazungu bapfuye muri Kongo rero nta muzungu havuga mu bice bya za Warikare kandi abapfuye bonaga kara abasirikare b'abazungu ari abazungu kandi abazungu bari muri za Warikare bose n'abasirikare bivuze ngo bapfuye bose bari iki bari abasirikare kandi operation yari yakozwe n'iza Sarambwe nubwo bari bayikoze ngo biyoberanyije kugeza amaginga yanga rero bwana Fisi gihari nuko M23 yamaze kuvuga ati niho handi hombo ni homboke ati turataka uko byagenda uko ariko kose turaza gufata agace cyangwa se ntitugafate ariko bibe n'ubundi twabikoze rero ubu tuvugana Warikare iri kumvikanamo ngamasasu kandi atari make isa ku isare dushobora kuza kwa breakingira ikiza kuba kigize gute kigezweho ngayo nguko ibya Warikare bwana Fisi twihuse cyane nabonye rero ufite amakuru menshi cyane Trump na Kisekedi na Makenga Kisekedi na Makenga nibyo nahoze mvuga ahangaha impamvu navuze ngo haraza kuboneka umusirikare uzi gukina politike neza ndetse haze no kuboneka umucuruzi uzi gushaka abakiriya benshi Kisekedi rero ni umuntu w'umucuruzi ibintu bya politike yego nabyo ari kugenda bizamo ariko gukina politike byaramunaniye kugeza amaginga yanga urugamba rwa diplomasi ari kurutsindwa bitewe n'ikirero bitewe na telefone yaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha Makenga yuko agomba kurekura Rubaya aho kugira ngo arekure Rubaya ahubwo yayisubije kandi Amerika nta kintu yavuze hari amakuru nakira avuga ko nyuma y'iyo telefone amajwi yumvikaniraga Kinshasa haje gukoreshwa uburyo ki bwo kwandikirana M23 rero biragaragara yuko hari deal yagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko urebye uburyo bari batatse hano muri za Rubaya ntabwo ubungu bari kwataka ngira ngo nawe uri kubibona M23 niyo bamaze kubambura ibice byose bari barafashe bari baramaze imisi bafashe ni bigaragaza yuko urugamba rwagize gute batangiye kurutsindwa anga rero Kisekedi kugira ngo tubona habera umusevira atanazi no gukina politike yabonye ibibice byigaruriwe anabona u Rwanda rwigiriye muri diro neza buri gihugu cyari cyo cyose cyaze gukina politike buretse gato ndaje nkusobanurire noneho amaze kubona ko Rubaya yambuwe amaze no kubona ko u Rwanda batakirufatiye ibihano kandi yarakoze ibishoboka ibyo byose ngo u Rwanda barufatira ibihano bari aba Trace Kayikwamba bari aba Jitite Suminwa bari aba Patrick Muyaya bose bakoze ibishoboka ibyo byose ngo u Rwanda rufatirwe ibihano none u Rwanda rwabigenje neza cyane rukina politike yayo mwibanga rikomeye cyane hariya rwose muri White House haturuka inkuru nziza mu biro bikuru bya president
bivuga ko u Rwanda rwose ari umufatanyabikorwa mwiza wa Amerika, bityo rero badakwiriye kugira gute kufatira ibihano. Ndetse na M23 igumana ibirombe bya Rubaya, kandi Tshisekedi avuga ko Rubaya isarurwa n'u Rwanda, ibintu byose nyine ngari u Rwanda. Rero muri makeye yumvaga ko nasubirana Rubaya ndetse n'u Rwanda rugafatirwa ibihano aza kuba atsinze M23. None ubu tuvugana yatsinzwe mu mpande zombi. Niho rero hagaragariye umusirikare n'umusivile, aho Tshisekedi yahise agenda ari itakuma aravuga ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika murangambaniye, maze ababirigi batangira kumbwira ati twarakubwiye ariko n'abafaransa ati twarakubwiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo bashaka amafaranga, bashaka ubutunzi n'ibindi byinshi cyane. Nubwo wabahaye Rubaya buriya n'amabuye avayo rwose abagereraho ku gihe. Rero ntago wari ukwiye gukina deal na Amerika, wakabaye basi warafasha abafaransa cyangwa abashinwa, ukaba ari bukinisha iyo deal bagahurira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagahanganira hano muri Kongo. None kugeza amaginga anga rero Makenga asa n'uwatsinze icy'umutwe Tshisekedi rero tuvugana arimo gutekereza ikindi kintu araza gukora, mu gihe Makenga we plan yamaze kuyiplaninga n'ibindi bikorwa bya gisirikare bigiye kugira gute bigiye gukorwa, kandi babaza cyane ingabo zirwana ku ruhande rwa Leta Kinshasa. Nuko bihagaze. Tshisekedi rero akaba yagize gutya amafaranga Trump ibihugu byanze Trump ari gutanga mu bihugu nka bya Zimbabwe n'ibindi byinshi biri hano ku mugabane wa Afrika, amafaranga ari ngo agamije ngo kugira gute kuza no kuyaha igihugu, icyo gihugu cyarangiza kikemera ko baza gukora ibikorwa byo kuzamura ubuzima muri icyo gihugu. None rero Tshisekedi y'amafaranga we yayemeye, ibindi bihugu numvishe bigira nko muri 4 byamaze kwanga. Arangije yemerera abanyamerika kugira gute kuza gukora ibikorwa by'ubushakashatsi. Nje navuga ko ari ubushakashatsi ku buzima, ku buzima bw'umuntu se, ku buzima nyine bw'abantu, bakaza ngo bakazamura ibikorwa by'ubuzima mu gihugu. None harimo n'ubuganga, amavuriro imiti ibintu nk'ibyo nyine by'ubuzima bw'abaturage, bakazamura ubuzima bw'abaturage bakabushyira hejuru bukamera neza. Ariko abandi banze amafaranga bavuga ati aya mafaranga kuyarya ni ukwikururira ishyano. Aya mafaranga ngafite izindi ngaruka zikomeye cyane kandi zitari nziza cyane. Rero Tshisekedi we yasamiye hejuru kuko buriya Tshisekedi ibintu yakoze bisa nkaho yikururiye umwishi mu nzi we. Niho rero ntazi neza ibyo Trump yamaze kuvuga nyine, yarabyibagiwe ko yavuze ko ngari igihugu kibi. Sinzi abanyafurika ukuntu tumeze. Reba ukuntu Trump yakomeje kuvuga biriya bintu, noneho Tshisekedi yarangiza nawe akagomeza kwihoma. Ese atihoma shaho uko abanyafurika turakigonda imitwe ku bazungu. Umuntu wisobanukiwe ni babiri, njya mbona basobanukiwe ni Kadafi yari umuhanga kabisa, yari yarabivuze ukuri. Nta keza k'umuzungu na gato. Ariko barabifite yego, ariko nuko bivanzemo n'ibindi. Reka nkubwire, tekereza Trump ujya ku ruhande rwa Kinshasa akajya no ku ruhande rwa M23 kandi bakabana neza. Ngaho nguko rero kandi ibintu byabo bigakorwa, ikintu adashaka nuko intambara ihagarara. None rero reka nkubwire, iminota irimo iratujyana kandi haracyari andi makuru. Reka tujyana nushake ukubita ubangura vuba vuba. Reka tujye muri Kivu y'Epfo tubabwire ko mu gace kitwa Runingu ariho igisirikare cy'u Burundi uyu munsi cyambarije Bikira Mariya, kirapfukama kirasaba Imana, kiravuga ati mubyeyi Bikira Mariya uturutira abandi rwose, nyina wa jambo, ihangana udusabire kuri Yesu Nyirimpuhwe, udusabire ku Mana Data ishobora byose, uyibwire ko kandi dufite ibibazo bikomeye cyane byo gupfa turi benshi, maze ihagarare mu ruhande rwacu iturwanire, dutsinde mu 23 duhabwe ibihembo, abandi dutahuke dusanga imiryango yacu. Ati tumaze igihe kirekire mu rugamba. Ibi rero byabaye kubera iki? Aya masengesho bakoze nayiki? Dore ukuntu byagenze. Ni nyuma ko ku munsi w'ejo M23 ikubisa abasirikare abarenga hafi 111 baza kuhasiga ubuzima, barapfira ndetse abandi bakomereka ku buryo bukomeye cyane, ku buryo kibabuze n'ubutabazi kuko igisirikare cy'u Burundi ntago kigeze kigera muri biriya bice. Hari amakuru rero ari kwemeza neza ko abo basirikare nanone muri iki gitondo ahitwa Sange bahawe itegeko ryo kujya kuhataka, batari bwakagera aho bita Rungutu, bakubitwa izakabwana bakiri hano n'ubundi cya Kigurwe, barakubitwa ku buryo bukomeye cyane. Bakubiswe na M23 rero ariho rero bahere bavuga ati turitahiye, urugamba ruratunaniye, aho kugira ngo dupfe tutazi n'ibyo tuzira,
tuzicwe n'ibindi ariko ibintu byo kurwana batangira gukora amaropri strategique bikajya bisubirira inyuma gusa aho rukomeye bakahunga. Anga rero nta kindi kintu Never yakoze usibye kubabwira ati ntago mukwiye guhunga, mwatake mujye gufata Kamanyora, nimugera mu nkengero za Sange murenze Sange ati rwose turata tubahereza renfort, turabaha ubufasha, turaza kurasira Kibitoki hano mu Burundi tubafashe gufata Kamanyora. Ati mubikore kandi nkabikorera mugire bwangu mukubite mubangura mugiye mu Vetura itari yakagira gute itari yakatwambura n'ibindi bice dufite gaho gukora bwana Fils. Yes, rero reka tubashimire akumbavuga ngo ntimuze kwibagirwa ushaka kunza kumukorera video ye bari gushyingura buri ngoma ambwire nze kuza kuyimukorera kabisa. Gusa ibintu bakomeje gukwirakwiza aba bantu ewana hano hantu harimo kandi kantu nabwiye ngo mwebwe ni mutegereze igihe kigiye kubasobanura ukuri kwa nyako kandi mugiye kubona ko intare za Sarambwe zifite umugambo ukomeye cyane. Mvuga ati rwose mwantare tubakuriye ingofero turemeye ibikorwa byanyu, noneho turemeye n'umuteguro wanyu. Yego murakoze.